gayi muraho neza ubukunzi ba filime Agahinda k'umubyeyi. Uzisi nyuma yuko muri filime yacu Agahinda k'umubyeyi umuntu bita Kamariza abashije kuba yagwa muri koma bitewe n'inkuru mbi yumvishe, bitewe nuko yumvishe kwa kuri kuryana mu matwi, aho manager abashije kuba yamubwira ko uyu mugabo ngo ni Bobo nawe yagize uruhare mu kugambanira umwana we uyu Kamariza, birangiye aguye muri koma, aho ubu tuvugana umuntu bita Kamariza ari kubarizwa mu bitaro. Nyuma yuko uyu manager nanone abonye ko amaze gushira ukuri hanze, kandi ukuri amaze gushira hanze gushobora kumukoraho, uyu manager nawe afashe icemezo cyo gutoroka. Ibi byose bikomeje kugenda biba inkuru mbi k'uyu mugabo ngo ni Bobo, nyuma y'ubugambanyi yakoreye umugore we, nyuma y'ubugambanyi yakoreye umwana we. Uyu mugabo ngo ni Bobo, isi ikomeje kumwikaragiraho ikamufungiraho amaferi, akomeje guhura n'ibibazo, akomeje guhura n'ibyago, aho akomeje kugenda yumva inkuru mbi mu matwi ye, akomeje kugenda yumva ko umugore we Kamariza yabashije kuba yagwa muri koma. Nanone ubu tuvugana uyu Bobo yongeye kumva inkuru mbi mu matwi ye yuko manager we wari ukurikiranaga kampani ze, wari ukurikiraga ibikorwa bya buri munsi bya business ze, abashije kuba yatoroka. Uyu mugabo ngo ni Bobo akomeje kugenda yirengera ingaruka z'icyaha, aho bakunda kuvuga ngo umugani ugana kariho. Nuza kureba neza abanyarwanda bacaga iyi migani, uri buze kubona ko bari abanyabwenge kandi b'abahanga cyane, bitewe n'uko bakoreshaga ukuri. Umunyarwanda umwe yaricaye aca umugani aravuga ngo urwishigishiye ararusoma, kandi umuntu usenyurwe umutiza umuhoro. Uyu mugabo ngo ni Bobo niwe wagambaniye umugore we, none kugeza ubu ngubu ingaruka zo kugambanira umwana we akagambanira n'umugore we, afatanyije na wa mugambanyi w'umugore wabashije kuba yakiyahura ngo ni Gisele, izo ngaruka zose nizo zikomeje kugenda zirundira ku mutwe w'uyu mugabo ngo ni Bobo. Guys, birababaje kandi biteye agahinda, ni ibibazo bikomeye cyane k'uyu mugabo ngo ni Bobo, aho bavuga ngo urwishigisha yararusoma, bivuze ngo ibibazo byose uyu mugabo ngo ni Bobo yateje nibyo bikomeje kugenda bimugaruka ku mutwe, nibyo bikomeje kugenda bituma asharirirwa n'ubuzima, nizo ngaruka akomeje kugenda ahura nazo. Guys, uyu mugabo ngo ni Bobo ibintu bikomeje kugenda bimukomerana cyane. Ibaze kumva ngo umugore wawe yaguye muri koma, ukumva ngo na manager wawe wari ukurikirana business zawe mu bikorwa bya buri munsi nawe yabashije kuba yatoroka utazi impamvu ibyo bibaye. Guys, uyu mugabo ngo ni Bobo ibimubayeho, nuza kureba neza ukanumva neza ibikomeje kugenda bibera muri filime yacu Agahinda k'umubyeyi, uri buze kuba wabona ko rimwe na rimwe dukora amakosa tutazigera twibagirwa mu buzima. Uraza kubona ko mu buzima umuntu ashobora gukora ikosa akazaryicuza ubuzima bwe bwose. Uyu mugabo ngo ni Bobo ari kwicuza, ari kuvuga ati iyo menya nishinge ubugambanyi bw'uriya mugore ngo ni Gisele, ariko nta kundi. Uyu mugabo ngo ni Bobo baramushutse arabyemera, aho Gisele yari yaramubwiye ko Kamariza ashobora kuba amuca inyuma n'umwana bafite. Uyu mugore ngo ni Kamariza ashobora kuba yaramubyaranye n'abandi bagabo. Ibyo byose ni bimwe mu bibazo byatumye uyu mugabo ngo ni Bobo afata icyemezo cyo gufata umwana wa Kamariza akajya kumujugunya mu ishamba. Nyuma yuko uyu mugabo ngo ni Bobo ataye umwana wa Kamariza, Tereza yaramutoraguye. Nyuma yuko Tereza atoraguye Miracle, yaramureze arakura, aho ubu tuvugana Miracle amaze kuba umwana mukuru umaze kumenya ubwenge, aho Miracle nawe ahora ari guhagata uyu mama ngo ni Tereza, amubwira ko ashaka kubona papa we ndetse ashaka kubona n'uyu mubyeyi ngo ni Kamariza. Gusa uyu Miracle ntago azi ngo Kamariza ni mama we, na Kamariza ntago azi ko Miracle ari umwana we. Gusa
Kamariza yumva ashaka uyu mwana ngo ni Miracle cyane, na Miracle akumva ashaka Kamariza, batazi ko ari umubyeyi n'umwana. Ariko kubera imigambi y'Imana, uyu muganga nyuma yo kubona Kamariza aguye muri koma, hejuru y'ibi bibazo byose yari akomeje kugenda ahura nabyo byo gushaka umwana we, yavuze ko azatanga amakuru ya nyayo kuri Kamariza, akamubwira ko Tereza atigeze abyara, ahubwo uriya mwana afite atari uwe, atari we wamubyaye. Uyu mugore ngo ni Kamariza, agatangira gukora iperereza ryihariye k'uyu mwana ngo ni Miracle. Guys, nyuma y'uko habaye ibibazo bikomeye cyane, ukuri kwa Bobo kukabasha kuba kwamenyekana ko nawe ari umugambanyi, na Kamariza kubyakira bikamugora, akabasha kuba yagwa muri koma. Nyuma y'ibi byose ikintu kigiye gukurikiraho ni uko Kamariza agiye kubona umwana we, hanyuma muganga nawe cyangwa se Dr Patrick agahita yinjira mu rukundo rukomeye cyane na Tereza, bakubaka urugo rwabo ndetse bakabyara n'umwana wabo Miracle wa Kamariza, bakamurekera mama we Kamariza. Guys, wowe icyo usabwa nta kindi, nimba ukunda filime Agahinda k'umubyeyi, ni ikintu kimwe gusa, ni ukureba munsi video ahanditse subscribe, kanda kuri iyo buto yanditseho subscribe, ufungura akazogera ka mbere kuri all notification. Numara gukora subscribe udukandire like. Abantu mwese mudukurikiye mugerageze mudukandire like, muduhe ibitekerezo byanyu hasi muri comment, mutubwire uko mubyumva, uko mubibona kuba uyu mugabo ngo ni Bobo akomeje kugenda ahura n'ingaruka z'ibyaha byose yagiye akorera muri filime yacu Agahinda k'umubyeyi, n'ingaruka zo kugambanira umwana we akajya kumuta mu ishyamba, ingaruka zo kugambanira umugore we Kamariza kugira ngo abure umwana we. Ibi byose ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigorana cyane, aho bavuga ngo iyi nkende iri bupfe ibiti byose birayinyererera. Uyu mugabo ngo ni Bobo yaragerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo azane iterabwoba kuri Scott wari ukomeje kugenda atanga amakuru kuri Kamariza ajyanye n'abantu bagambaniye umwana we. Nyuma y'uko uyu mugabo ngo ni Bobo yagiye gutera ubwoba Scott bikarangira atorotse, nanone uyu Scott yavuganye na manager, birangira uyu manager nawe amenye ukuri. Uko kuri yamenye nawe yakubwiye Kamariza, Kamariza birangira amenye ko umugabo we Bobo nawe ari we mugambanyi mukuru wafashe umwana akajya kumujugunya mu ishyamba. Guys, filime Agahinda k'umubyeyi nk'uko title ya filime ibivuga, uyu mubyeyi ngo ni Kamariza, mu by'ukuri yari akomeje kugenda agira agahinda gakomeye cyane kugeza n'ubwo atangiye kuba yagwa muri koma. So rero turabibuze guhura next episode of filime Agahinda k'umubyeyi. Bye bye, after la vista, turakunda cyane. Mani komeze barinde, ishira imigisha mu byo mukora byose, mukomeze mutera imbere.